ijambo ry'umunsi. Buri gihe cyose kora uko ushoboye ngo ube mwiza. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma Timoteyo wa mbere igice cya 6 guhera ku murongo wa 6. Ariko kubaha Imana ndetse no kunyurwa ni inyungu nyinshi. Dawidi amaze gusigwa amavuta yo kuzaba umwami wa Isirayeli ukurikira, yamaze imyaka myinshi yita ku ntama zasi. Dawidi, ariko ibi ni ibiki ndimo ndakora n'izi nama koko? Ariko kandi Dawidi yarabizi yuko Imana iyobora, nuko akomeza kujya akora afite imyifatire myiza, ashimira uko yarari. Dawidi yabikoze byose kuko yaranyuzwe mu mirimo y'abashumba. Dawidi ariko kandi wibuke, nyuma yaje kugera no ku ntebe y'ubwami, yaje gutsinda icyo kizamini. Niba rero utanyuzwe mu gihe urimo, nubwo inzozi zawe zaba impamo, ntabwo uzigera unyurwa. Ntabwo uzigera unyurwa, bizagukurikirana aho uzajya hose. Reka uyu munsi twige isomo ryo kunyurwa, twige kwishimira ubuzima tubayemo. Ugomba gutoza ubwenge bwawe gushimira no kunyurwa ahantu hose uri, uburyo bwose urimo, byanze bikunze hari impamvu ishobora gutuma ushima. Ishimire rero niba ufite byinshi cyangwa se nanone udafite, kubera ko byanze bikunze uzabasha gutera imbere. Hora ushima Imana. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NIMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa#NemiBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.